Hari ku munsi wo kuwa 7 Mata, ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana no kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Igihugu cy'Ububiligi kidafitanye umubano mwiza habe n'u Rwanda habe na gato. Umubano w'u Rwanda n'Ububiligi umaze iminsi warahagaze, warakonje, warajemo agatotsi. Ariko Ababiligi ku itariki ya 7 Mata 2025 basohoye itangazo cyangwa se basohoye urwandiko babinyujije n'ubundi kuri wa mugabo Maxime Privé, aho yasohoye urwandiko ari ubutumwa yageneye igihugu cy'u Rwanda. Gusa abantu benshi ntibabibonye kimwe, harimo ababibonyemo amakosa menshi, hari n'abandi batabonyemo amakosa, ariko n'ubundi ni urwandiko rusa nk'urugaragaza ko bemera amakosa yakozwe n'igihugu cyabo, babigarukaho kuva kera, bagenda banagaragaza n'ingamba bagiye bafata. Ariko byaje gusa nk'aho bagaruka kuri FDLR. Katurebe mu rwandiko rwanditswe na Maxime Privé. Ese yari yanditsemo iki? Yagarutse kuki? Uru rwandiko rushingiye kuki? Uyu mugabo ni Deputy Prime Minister w'Ububiligi, akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi. Uyu mugabo wenda mbere yuko tugaragaza urwandiko yanditse kuwa 7 Mata 2025, asa nk'uyihanganisha abanyarwanda, ariko hakagenda hagaragaramo ibindi bintu bitari byiza yagiye yandika, yagiye agarukaho. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo bamaze iminsi mubona azenguruka ku isi hose hirya no hino asabira u Rwanda ibihano, yaba mu nama mpuzamahanga z'ubumwe bw'Uburayi, niwe baguri imbere cyane avuga uti u Rwanda nimumufatira ibihano. Kugeza na n'ubu yakomeje kuvuga uti u Rwanda turacyakora ibishoboka byose ngo rufatirwe ibihano. Ni umugabo mbese muri make ubona ko atifuriza ibyiza u Rwanda habe na gato. Twagiye tumubona kenshi bitewe n'ibyo nawe yagendaga avuga, n'ibyo yagendaga agarukaho mu nama mpuzamahanga zahuzaga ubumwe bw'Uburayi, avuga uti u Rwanda rukwiye ibihano. Maxime Privé rero ku itariki ya 7 Mata 2025 yanditse urwandiko. Murabizi uruhare rw'Ububiligi muri Jenoside yakorewe Abatutsi, nibo bazanye bino by'amoko ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu kiganiro Minisitiri ushinzwe ubumwe bw'Abanyarwanda yabigarutseho mu kiganiro yatanze ubwo bari kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 31. Yabigarutseho byinshi birambuye, ukuntu Ububiligi rwatangiye mu buryo bw'ubukoloni kugeza mu 1994. Dutangiye urwandiko rwe, ibintu yari yanditsemo. Urwandiko rwe ruravuga ngo ku itariki ya 7 Mata 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi yaratangiye mu Rwanda. Imwe muri paje z'umwijima mu mateka y'ikiremwa muntu zabayeho. Mu gihe kingana n'amezi 3 ubwicanyi bwarabaye hirya no hino mu gihugu, bihitana ubuzima bwa benshi bw'abarenga 800. Ati uyu munsi turubaha tukanunamira tukanibuka abo ngabo barenga 800 bapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ahangaha tugeze dusoma urwandiko yanditse, tayari hari abantu bahise babonamo amakosa menshi mubyo bagiye basubiza kuri uru rwandiko. Turaza kugenda tugaruka ku makosa abantu bagiye babonamo. Dukomeze tubanze turangize uru rwandiko, turusome rwose twumva birimo ibikubiyemo ibyo yashatse kuvuga. Ndetse mu rwandiko yakomeje avuga ngo nanone kandi turunamira abo baparakomando bacu bagera ku 10 biciwe i Kigali b'Ababiligi. Ndetse muri iki gitondo nagiye kubunamira mbaye icyubahiro ahitwa muri Promine, ngo yari yagiye kubibuka abaparakomando 10 b'Ababiligi bapfiriye mu Rwanda. Uti urupfu rw'Ababiligi bacu bapfiriye mu Rwanda. Yakomeje avuga ngo abo basirikare bacu b'Ababiligi bapfiriye mu Rwanda muri 94 muri Jenoside. Ati byahise bituma dukura ingabo zacu zari ziri mu Rwanda, zindi zari zihasigaye turazimura tuzijyana mu gihugu cyacu, tuzikura mu Rwanda. Ati ntabwo twahakana ko gukura ingabo zacu mu Rwanda, ntabwo twabihakana, biri mu byagabanije cyangwa se bigaca intege guhagarika cyangwa se gucogoza imbaraga z'urupfu rwa benshi. Mbega muri make hano yabyemeye kuba barakuye ingabo zabo z'Ababiligi mu Rwanda, ntabwo babihakana ko byaciye intege kuba bahangana
n'abari bari kwica abantu muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ati turabyemera pe kuko ingabo zacu mu Rwanda byagabanije imbaraga zakagombye kuba zarakoreshejwe kugira ngo turwanye abo ngabo bari bari gukora jenoside mu Rwanda. Ibi byatumye ubwicanyi bufata urwego ruri hejuru bagenda bakwirakwira hose. Yakomeje avuga mu rwandiko rwe guhera mu kwezi kwa munani mu 1996 kugeza mu kwezi kwa mbere 1997. Ati Sena y'Ababiligi yaje gutangira igikorwa cy'ubushakashatsi ishyiraho inshingano z'Ababiligi uhereye mu gihe cy'ubukoloni kugeza mu 1994. Ati twemera uruhare rwacu mu bintu byose by'abakoloni kugeza mu gihe cy'1994. Ati twemera uruhare rwacu muri bino byose yaba iby'abakoloni kugeza mu 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga. Ati niyo mpamvu yaje gutuma mu mwaka wa 2000 uyu mugabo ntabwo yagiye muri detayi ngo asobanure uruhare rwabo mu byabaye bakoze guhera mu gihe cy'ubukoloni gukomeza. Yakomeje avuga ati iyo niyo mpamvu mu 2000 muri Kigali Premier Ministre w'Ububiligi wari uri icyo gihe mu mwaka wa 2000 bamwitaga Gayi w'Ububiligi mu mwaka wa 2000 yaje mu Rwanda asaba u Rwanda imbabazi ndetse yemera n'uruhare rw'Ababiligi muri jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu 1994 ndetse asaba n'imiryango mpuzamahanga imbabazi. Ibyo byarabaye. Ndetse yakomeje avuga ngo mu mwaka wa 2019 Premier Ministre Charles wari uri icyo gihe ayoboye Ububiligi yaje kuvuga mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 25 mu Rwanda. Yaje kuvuga ati nifatanije cyangwa mpagaze imbere yanyu mpagarariye igihugu cy'Ububiligi cyemera uruhare rwacyo mu byabaye mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Ati natwe turemera uruhare rwacu. Uyu mugabo Maxime Prévost hano yashatse kugaragaza ko n'ubundi ko Premier Ministre wari uriho mu 2019 nawe yaje kwerekana ko yemera uruhare rw'Ababiligi muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ndetse yakomeje avuga ngo aya magambo y'abayobozi ntabwo tuyibuka kuko n'uyu munsi aracyaduhuza. Ati ntabwo ari amagambo gusa Ububiligi bwagiye buvuga busaba imbabazi cyangwa se bwifatanije n'Abanyarwanda, atahubwo hari n'ibikorwa Ububiligi bwakoze. Uti niyo mpamvu aba bose bakoze icyaha cya jenoside bagiye bakatirwa na systeme y'ubutabera bw'Ububiligi kugeza n'uyu munsi. 7 bagiye bajyana n'inkiko bakurikiranwa ibyaha bifite naho bihuriye na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Uti imanza zabo zararangiye ndetse abandi 12 icyaha cyarabahamye ndetse haracyari n'ibindi birego na n'uyu munsi tugikurikirana tugikorera iperereza y'abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 hano mu nzego zacu z'ubutabera mu Bubiligi. Ati tuzakomeza kubigira intego yacu kugira ngo tubwize ukuri ndetse tunarwanye ibyo bikorwa bibi gutyo. Ati ndetse ibyo ngibyo abahanini bigomba gushingira ku gutanga urugero rwiza mu byerekeye no kuba inzego z'ubutabera z'Ububiligi n'iz'u Rwanda bigomba gukorana. Ibyo tuzabishyigikira uko byamera kose. Yakomeje nanone mu rwandiko rwe hano tugeze nongera ngo mutege amatwi cyane. Hano tugeze nongera ngo mwumve cyane amagambo yatangaje. Yakomeje avuga ngo ingengabitekerezo ya jenoside n'uburozi bugomba kurwanywa uko byamera kose. Ndetse niyo mpamvu mu mwaka wa 2019 igihugu cyacu cy'Ububiligi cyashyizeho itegeko ryihariye rihana abangabo bapfobya jenoside cyangwa bakayihakana bakawonoroshya uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twashyizeho itegeko ribahana rigana abo ngabo bose. Ndetse akomeza avuga ko iryo tegeko mu Bubiligi twashyizeho mu mwaka wa 2019
ari ryo guhana abantu bose bapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yakomeje avuga ngo iyo ngengabitekerezo ya jenoside bigomba kurwanywa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga bigari. Ati niyo mpamvu ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byafatiye ibihano abantu ku giti cyabo bagiye bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu Ububiligi buzakomeza gukoresha influence yabwo n'imbaraga zabwo kugira ngo hafatirwe ibihano abo bose bapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Rwanda. Ati niyo mpamvu Ububiligi bwakomeje kwamagana imikoranire iri hagati y'ubusirikare bwa Kongo, iri hagati y'igisirikare cya Kongo ndetse n'umutwe wa FDLR. Uyu mugabo muri iyi nyandiko ye abantu bagiye bamusubiza ibintu bigiye bitandukanye. Abantu bagiye batera komenti bamusubiza ku by'iyi nyandiko yanditse amakosa yari akubiyemo. Uwa mbere yagize uti: atariko nawe iryo tegeko ry'abantu bagabanyiriza uburemere jenoside yakorewe abatutsi ati rirakureba. Ati mu nyandiko wanditse wavuze ngo ni jenoside yahitanye abagera ku 800. Nawe urumva ko woroheje iyi jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kuko ni jenoside yahitanye ubuzima bw'abantu barenga miliyoni. Ubwo nawe iryo tegeko rihana abantu baboroshya uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi rirakureba. Uwa kabiri yagize uti: ati wavuze ati FDLR ni umutwe ugizwe n'abahoze ari abajenosideri. Iki nacyo abantu bakigarutse ari benshi cyane. Bamwe bavuze ati ntabwo habaho abantu ngo bahoze ari abajenosideri, ahubwo habaho abajenosideri cyangwa bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro kirambuye. Reka mbararike gukomeza gukurikira ibiganiro bya Zacu Press mukanda subscribe. Impamvu twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Uburyo bwo kubwira isi ngo twarakomeretse ariko ntitwapfuye, twarababaye ariko turacyariho, twaribasiwe ariko twararokotse. My name is Dore. Ndabashimiye.